Reka mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza ikaze kuri GB Empire isoko y'amakuru y'ibaka societe nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa. Abanyamahanga bakomeje kugenda bandika inyandiko bagaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nkuko byakomeje kugenda bitangazwa, ndagira ngo mu by'ukuri abanyahaja bakomeje kugenda bagaragaza ko umusirikare washatse kurasa President Paul Kagame bikaza no kuba byarangira mu by'ukuri aje kuba yafatwa. Gusa mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, nakomeje kugenda mbona benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko Jeannette Kagame ndetse n'abandi bana ba President Paul Kagame bakomeje kugenda bagaragaza ko mbuga nkoranyambaga zitandukanye bagaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda agaragaza ko azasevinga cyangwa se agafasha u Rwanda. Gusa mu by'ukuri mu mahanga bo bakomeje kugenda bandika inyandiko zigaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda benshi bakomeje kugenda mutega iminsi. Ndagira ngo mu by'ukuri turi kurangiza umwaka, ariko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda anywa mu macumu cyangwa se mu bibazo bikomeye cyane nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'abanyamahanga bakomeza kugenda bagaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda agaragaza ubutwari ndetse n'igihe gikomeye cyane yakomeje kugenda anyuramo. Ndagira ngo mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda mu by'ukuri akora ibikorwa by'indashyikirwa, ariko bikaza kuba byarangira abasirikare be nkuko bakomeje kugenda bigaragaza bamwe mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza ko bashaka no kuba bamugambana nkuko byakomeje kugenda byandika mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa n'abanyirahaja ku myanzuro yakomeje kugenda igaragazwa nkuko byakomeje kugenda byumvikanwa. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda byashe kuba byagaragazwa ko yari muri office biza kuba byarangira ngo hari umusirikare ushatse kuba wamuvamo ngo abashe kuba yamuvutsa ubuzima nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Nakomeje kugenda mbona inyandiko zakomeje kugenda zandikwa mu binyamakuru bitandukanye byakomeje kugenda mu by'ukuri bigaragaza ko amakuru akomeje kugenda agaragazwa mu banyamahanga bakomeza kugenda bagaragaza ko ingabo z'u Rwanda zikomeje kugenda sevinga cyangwa se zigafasha ibindi bihugu kubohoza by'umwihariko uduce twafashwe. Gusa nkuko bikomeje kugenda byumvikana, ndagira ngo tubashe kuba twareba hamwe amakuru akomeje kugenda atangazwa agaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda yifuriza by'umwihariko abanyarwanda mu mwaka mushya muhire wa 2026, ariko kazi ko babona ko benshi batari buze ko bakifuriza ineza igihugu cy'u Rwanda bitewe nuko bakomeza kugenda bagaragaza ko batiyumvamo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kugeza kuri aka kanya nkuko byakomeje kugenda bikomozwa mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa. Nakomeje kugenda mbona abanyahaja bakomeje kugenda bandika inkuru ku Rwanda, bakomeza kugenda bagaragaza muri tite cyangwa se mu nyandiko bakomeje kugenda bandikisha ikaramu itukura bagaragaza ko u Rwanda rwakomeje kugenda rwijandika cyangwa se rukitabaza mu ntambara, ariko kaza ko babona ko byakomeje kugenda byumvikana ko u Rwanda rwakomeje kugenda rujya mu bibazo bitandukanye. Nakomeje kugenda mbona muri Washington DC bakomeje kugenda bagaragaza gusesa imyanzuro yakomeje kugenda igaragara mu masezerano y'amahoro, byakomeje kugenda bigaragazwa, ariko ibi ngibi bikaza kuba byagaragaza ko u Rwanda rukomeje kugenda rujya by'umwihariko mu bibazo bikomeye cyangwa nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda agaragaza impamvu abanyamahanga bakomeje kugenda bafatira u Rwanda ibihano, nyamara ntibaze kuba bafatira ibihugu bya Kongo igihano, ariko kazi ko wasanga u Rwanda rukomeza kugenda rugendwaho ibintu byumvikana ko u Rwanda ari igihugu gikomeza kugenda kirwanaho cyane cyangwa se cyubaka igisirikare gikomeye cyane, bikaza kuba byarangira u Rwanda rukomeza kugenda rushinjwa by'umwihariko kurema intambara cyangwa se imitwe y'iterabwoba mu gihugu cya Kongo, bikaza no kuba byarangira benshi bakomeza kugenda bakomoza by'umwihariko kuba u Rwanda rukomeje kugenda rufatirwa ibihano cyangwa se rwijujutirwa n'ibihugu bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Afurika. Gusa ku rundi ruhande nkuko byakomeje kugenda bitangazwa na Minisitiri Bwana Nduhingire yakomeje kugenda agaragaza ko abanyarwanda bagomba kuba bakunga urunana cyangwa se bagafata ubumwe bwabo bakabuhuza, bikaza kuba byarangira bari kuza kuba barwanya abanyamahanga batifuriza neza u Rwanda. Ukaza ko wasanga byinshi byakomeje kugenda bigaragazwa, inyandiko zakomeje kugenda zandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye zandikishije ikaramu itukura zigaragaza ko u Rwanda ari igihugu gikomeza kugenda kirema umutwe w'iterabwoba mu burasirazuba bwa Kongo. Ukaza ko wasanga by'umwihariko Perezida Paul Kagame akaba ari ukomeje kugenda ushinjwa amakosa yose. Ibi kandi bikaza kuba byagaragaza ko abanyamahanga batifuriza ineza u Rwanda bakomeje kugenda bakubitirwa kure bitewe nuko bikomeza kugenda byumvikana ko u Rwanda ari igihugu gikomeje kugenda kirema igisirikare giteye ubwoba cyangwa se igisirikare kibasha kuba cyarwanya ibyibe bishaka kuba byakangaza u Rwanda. Gusa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa na Bwana Nduhingire komeza kugenda agaragaza ko u Rwanda kititeguye kuba cyasubizwa inyuma n'amagambo akomeza kugenda atangazwa by'umwihariko n'abanyamahanga bakomeza kugenda batangaza amagambo asenya u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Byakomeje kugenda bitangazwa na Bwana Nduhingire kugenda agaragaza ko abanyarwanda bagomba kuba bakunga urunana cyangwa se bakunga imbaraga bakarwanya abanyamahanga bashaka kuba bakangaza u Rwanda ndetse n'abanyarwanda nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa mu nyandiko zakomeje kugenda zandikishwa ikaramu itukura. Byakomeje kugenda bigaragazwa n'abanyahaja bakomeje kugenda bagaragaza Forbidden Stories, ibinyamakuru byakomeje kugenda byandikira mu Faransa byandika inkuru zikomeza kugenda zigaruka ku Rwanda muri titire zakomeje kugenda zigaragaza ko hari umusirikare urushatse kuba wavutsa ubuzima umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Gusa nkuko byakomeje kugenda bitangazwa, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yakomeje kugenda agaragaza ko yifuriza by'umwihariko umwaka mushya muhire w'2026 abanyarwanda bose muri rusange, by'umwihariko anabifuriza neza gutera imbere ndetse no gukomera mu byo bari gukora byose. Akomeza kugenda agaragaza ko nk'abanyarwanda bagomba ko bakunga urunana kandi bakaba baratera imbere nkuko kandi byakomeje kugenda
kugenda bigaragazwa. Forbidden Stories ni ikinyamakuru gikorera mu Faransa cyakomeje kugenda cyandikisha titres zikomeje kugenda zisebya u Rwanda zigaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye kuba yanakishwa ku munsi wa Noheli. Gusa muri ijoro mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragazwa ko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bumvikanisha ko u Rwanda ari igihugu gikomeje kugenda kizamuka mu iterambere, ariko nano ukaza kuba wabona abanyamahanga ntabwo bari buze ko bakifuriza u Rwanda ineza nk'uko bakomeje kugenda bigaragaza mu nyandiko bakomeje kugenda bandika. Ukaza ko wasanga abanyarwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko bakitaye kuri aba banyamahanga bakomeza kugenda bandika inyandiko bazasebya igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Gusa kuri uyu munsi nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, Bwana Nduhingire yakomeje kugenda agaragaza ko by'umwihariko urubyiruko rukoresha social media mu Rwanda rugomba kuba rwakoresha imbuga nkoranyambaga bakabasha ko mu by'ukuri barwanya aba banyarwanda cyangwa se n'abandi bantu bose bagiye hanze. Ukaza kuba wabona ko batifuriza u Rwanda ineza. Ndavuga ko hari abanyarwanda bagiye hanze mu mahanga bakomeza kugenda bagaragaza inyandiko bakomeza kugenda bandikisha ikaramu itukura bagaragaza ko u Rwanda ngo ari igihugu kimeza kugenda gihutaza uburenganzira bw'abanyarwanda nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ariko ukaza ko wasanga ari inyandiko zikomeza kugenda zandikwa n'inyangarwanda zikomeza kugenda zishaka kuba zakangaza u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Abanyarwanda mu by'ukuri bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda bashyize hamwe bashaka mu by'ukuri barwanya by'umwihariko abigarasha cyangwa se abandi bose bashaka kuba bakangaza u Rwanda n'abanyarwanda bagaragaza ko batagomba kuba bakemera buri wese ko washaka kuba wavuga amagambo atari meza ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru gikora mu Faransa Forbidden Stories cyakomeje kugenda cyandika inkuru zikomeza kugenda zigaruka ku Rwanda. Nakomeje kugenda mbona bandikisha amabara y'amakaramu atandukanye bisobanura ko inyandiko cyangwa se mu buryo bwa politiki na diplomasi akomeza kugenda agaragara. Amakuru akomeza kugenda agaragazwa ko igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba mu by'ukuri kiri mu ibara ry'icyatsi bigaragazwa ko nyine ari igihugu gikomeje kugenda gitera imbere cyane, ariko ukaza ko babona abanyamakuru bibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda baturuka mu Faransa muri Forbidden Stories bakomeje kugenda bandika inkuru n'inyandiko zikomeza kugenda zisebya u Rwanda ndetse n'abanyarwanda, ariko bakibanda ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Benshi ukabona ko bakomeza kugenda bagaragaza ko u Rwanda ari igihugu gikomeza kugenda cyiteza imbere ndetse kandi kigashaka no guteza abanyarwanda n'abene gihugu baki imbere kugira ngo bashe kuba batera imbere, ariko nkaza kuba navuga ko inyangarwanda zo zidashaka kuba u Rwanda rwatera imbere cyangwa se abanyarwanda batera imbere bitewe n'uko bakomeza kugenda bifashisha abanyarwanda bahunze u Rwanda bagakomeza kugenda basebya u Rwanda. Ukaza ko wasanga benshi barakomeza kugenda bandika inyandiko bakazereza ubugome bukomeye cyane. Ukaza kuba wabona ko hari abanyarwanda batari kuba bakifuriza u Rwanda bavutse mu Rwanda rwababyaye bakaba batagwifuriza neza. Ukaza kuba wabona ko ibintu mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragara nabi mu banyamahanga ndetse na benshi bakomeza kugenda bandika inyandiko, ariko nakomeje kugenda batindira sinabasha kuba nagaragaza cyangwa se mvuge icyanzanya hanga cyangwa se icyo narije kuba nababwira nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Nagira ngo mbashe kuba nakibanda mu masegonda make cyane mu binyamakuru bya Forbidden Stories byakomeje kugenda byandika inkuru zakomeje kugenda zirabika umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa n'ibinyamakuru bituruka mu Faransa. Forbidden Stories ikinyamakuru gikorera mu Faransa cyakomeje kugenda kigaragaza ko hari umusirikare ku itariki 25 ku ijoro ry'isaha isa 7 byakomeje kugenda bigaragazwa ko yashatse kuba yavuta ubuzima umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko biza kuba byagaragazwa ko ari inyandiko mpimbano zakomeje kugenda zigaragazwa by'umwihariko n'abanyamakuru bakorera mu Faransa. Ikinyamakuru cya Forbidden Stories cyakomeje kugenda cyandika inkuru ziharabika u Rwanda ndetse n'abasirikare b'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Reka ngushimire ko twabanye aha ni kuri GB Empire.